muraho neza abanyafurika bari kumirira nkeri mu nyanja zitandukanye z'iminyanja ya Mediterane, inyanja y'Ubuhinde, bagerageza guhunga abakoloni babo muri Afurika, ariko bagasanga abakoloni babo bakuru bo mu burengerazuba ngo yenda bo babakolonize banabakoresha ubucakara, ariko yenda babanje no kubavungurira akamanyu ku mugati ko kubarengera yenda ngo baramuke igice cy'umunsi ejo babona akabaraga ko gukomeza gucakazwa no gukolonizwa Afurika. Afurika iracyakolonijwe ongera ngo cyane kuko ni ibintu binagaragazwa n'abayobozi bagiye batandukanye. Urugero nafata rworoshye, hari wari president w'inteko ishinga amategeko, urabyumva mu myaka 7 ishize, hari mu kihe gihugu cy'u Rwanda, mu myaka 7 ishize ndubyibuka mu Kabarisa igeze kuvuga ngo speech ye ndayibuka ngo twanesheje ubucakara n'ubukoroni, urabyumva tuzananesha n'ubu bukoroni bushya. Bivuze ngo Afurika iracyakolonijwe. Niba umuyobozi wo ku rwego nk'urwo avuga iyo speech nk'iyo ngiyo, ni ikigero cy'uko Afurika ikolonijwe. Nicyo niyo ngingo tugiye kuganiraho. Uyu mwumvise na Alfred Ntakirutimana, ngende Jean Dodier Kanijabo. Reka tubasuhuza abaherereye mu Rwanda no mu bindi bice by'igihugu cy'u Rwanda no mu bindi bice by'isi no muri Afurika by'umwihariko abumva ururimi turimo turavuga. Alfred, hari ingingo ushingira avuga ko Afurika igikolonijwe uretse iyo ngingo ya Mukabarisa? Dore icyo nakubwira ku kijyanye no tugiye mu bijyanye no gucuruzanya hagati y'isi n'Afurika. Waruzi ko buriya Afurika hafi abantu duhora tuvuga batuye Afurika bagera hafi kuri miliyari 1.5 na miliyoni 500 zirenga, bagira n'ubucuruzi n'isi yose muri rusange ku kigero cya 2%. Babyumva 2% mu gihe isi cyangwa mu bindi bihugu ushobora gusanga igihugu kimwe kigirana wenda n'urugero n'umugabane wa Afurika cyangwa ku bindi migabane bashobora kujyana na Afurika ku kigero cya 20 cyangwa cya 50%. Ni ikintu kigaragaza ko bo turabakeneye ako ntago badukeneye. Ariko gukorana ubucuruzi ku kigero kiri hasi n'abandi ntago bisobanuye kugukorana. Waruzi neza ko niba production yawe iri hasi nzagucuruza. Impamvu rero tugiye gutuma tutaninjira muri iyo ngingo. Impamvu production iri hasi nuko matière première zacu zijyanwa n'abo bazungu aho kugira ngo twege zidufashe kandi zinatugirira umumaro. Bazijyana muri he? Bazijyana turi he? Mureba baradukolonije batugeza ku kigero cy'uko no kwitekereza twacu bitunanira, tuguma muri bwa bukoroni babuhindurira ishusho. Reka nge ninjirire muri education, uburezi. Nge nari mbaje guca mu bucuruzi kadujye mu burezi. Reka ninjirire mu burezi, wewe winjirire mu bucuruzi. Ubucuruzi ndijyana nubwo mbona nk'ikibazo mu gihe cyose uburezi. Nigize nkubwira ngo kimwe mu bibazo, reka nanabivuge, u Rwanda rwagize gikomeye, byanarugejeje aho rwageze hose, bizanakomeza kurugiraho ingaruka. Ni ikintu cyitwa uburezi. Kuko iyo ushaka kwica igihugu nicyo kintu cyonyine na Afurika muri rusange dahere. Reka ubwo nuko mba nivugiye ngiye nk'umunyarwanda. Mu gihe uburezi bw'u Rwanda butarahinduka ngo bube uburezi bushingiye ku Rwanda, bushingiye ku myumvire. Uranyigisha intambara ya mbere y'isi ngo nyimaze iki? Waruzi ko ubungu uranyigisha intambara ya kabiri y'isi ngo nyimaze iki? Uranyigisha Napoleon Bonaparte n'urugomo rwe ngo numaze iki? Uranyigisha Adolf Hitler kugira ngo mbimaze iki? Ndabikeneye. Waruzi ko hari abantu kugeza uyu munsi wa none bafite icyo bita licence cyangwa na maîtrise, bicaye mu rugo bigavuga ngo nta kazi bafite. Yego, nyamara yaza kuba yarize bwa burezi twita kwa Bunyarwanda. Ibyo ngibyo abakoroni baje babyita informal education. Yari kuba nibura uyu munsi wa none, sibyo? Cyara ibintu bajyaga bita imitiba urayibona? Yego, guhagika ubuki, imitiba y'inzuki. Ibintu byinshi cyane uyu munsi wa none bitanga amafaranga, binafite twabyisi by'abashenzi. Abazungu batweretse ko ari by'abashenzi, bituma twebwe ubwacu twitakariza icyizere cyo kuba twanabishingira mu burezi bwacu. Nari mpereye muri education. Yego, education cyangwa uburezi ni ibintu bishingira mbere na mbere ku muco n'imiterere y'ahantu. Ntabwo umwana wo muri Amerika azajya kwiga ngo atangire yiga iPad n'urugero mu wa 2 primaire anayigana ngo nurangiza wumve ko ariyo umunyarwanda akeneye mu wa 2 primaire. Kandi bahita bakora copy paste bakabizana. Afurika iracyakolonijwe kuko ibintu byose bibera hariya baba bumva ari byo byabera inaha Abanyafurika. Ikindi Afurika iracyakolonijwe kubera ko iracyagendera kuri demokarasi. Ninjire muri politike, demokarasi nzanano nyaburayi, kandi ibikanabananira kubera ko umuperezida muri Afurika witwa Museveni 8 niwe bivugiye ngo ikibazo
Afurika ifite na Uganda by'umwihariko ifite ntabwo ari abaturage ni abategetsi batinda ku butegetsi kandi uyu munsi wanane kuva icyo gihe zanani atsindiye manda ya karindwi aracyariho wabyumvise kuri bwa burezi icyo cyitwa demokarasi ihangane gato kiratunaniye icyitwa demokarasi nzanano ariko nyamara ubwami bwaratuyobokaga mwarabuyobokaga ahubwo twarabuyobokaga bwaratuyobokaga whatever niba je yategetse nk'umwami umwami wari wa bose umwami wari abantu bose ariko perezida ugiyeho muri kino gihe uraza gusanga afite abatavuga rumwe nawe ngo abatashobora no kwicarana nabo umwami kutavuga rumwe nawe ryari ikosa ryanakucisha umutwe ahubwo wabaga utavuga rumwe n'umwami gute urinde nkande mu gihugu cyande uri kubyumva niyo mpamvu tubona ba Bobi Wine bahari ba Victoire bahari niyo mpamvu tubona ba harya kwa Emerson n'indi uhari sinzi uhari niyo mpamvu tubona ba Kabila na ba M23 bari hano hirya niyo mpamvu tubona ba Red Tabara na ba bari hari i Burundi niyo mpamvu tubona usanga mu bihugu bimwe na bimwe nko muri Mozambique uribuka umuntu yaratsinze ati ntabwo ngiye mwatsinze birakomera kugeza igihe biza ba Daniel Chapo biteza ikibazo abaturage ngo banabipfiramo Afrika yazanye ibintu bya education bitayibereye ntabwo ariyo yabizanye barabihaye irabimira bunguri yego ejo bundi nahoze ndeba akadocumentary gato ko kwa Capitaine Traoré uburyo arimo arashyira abana mu gisirikare ntabwo ngiye mbwira ukuntu ujya kwisobanura ku mukoroni ngo ntushyire abana mu gisirikare wese gucyara gushyira abana mu gisirikare ngo bakore ikiyo Alfred buriya none se ubwo abana mu gisirikare kubashyira na amasuka ari kubaha ngo bahinge Burkina Faso urabyibuka ko mu gihe cy'ubwami bahereka ngo bahinge na amasaka urabyibuka ko mu gihe cy'ubwami batozaga ingabo z'ibwami kandi bakabatoza mukiri bato tubanze twumvikane neza aho kandi ntabwo tubuze gukumvikanaho uyu munsi wa none Burkina Faso niba iri kwigisha abana ibunda sibyo yabanje ikabigisha se ahubwo uburyo bafata isuka wowe urinde wo guhitiramo Burkina Faso ibyo yigisha none se ubundi wowe Burkina Faso wowe urinde wo kwibwira ibyo igomba kwigisha abana bayo ntabwo nyine ni wari kwibwira cyane ko kubwira ibyo bari kwigisha kuki sabwo nge ntanabivugaho ubundi uretse kamubwire ibi nabyo n'ubundi nabyo biretse igihugu ku Bafaransa se ejo ntabwo Ubufaransa bwavuze ngo bugiye kujya butoza abana bose igisirikare umva nkubwira we yabitangiye mbere igihugu nicyo cyo kumenya ibikibereye n'ibitakibereye hashingiwe ku muco w'abenegihugu nabwo hashingiwe ku bibazo igihugu gifite hanashingiwe ku hazaza igihugu kiri kureba one Capitaine Traoré ntabwo mvuga ngo ndamushyigikiye cyangwa se mushyigikiye n'ibimureba uri inshuti ye uramukunda oya muri politike nta nshuti baho nta n'umwanzi ubaho byo kubaye wowe nafite uko bireba wowe reka nivugire ntabwo njye nshobora gushyigikira gushyira abana mu gisirikare ariko nta nubwo nshobora kwanga kubashyiramo hari abo yitwa ngo VDP volontaire pour la défense de la patrie ibintu nk'ibyo niba igihugu kizakenera abasirikare niba igihugu kizakenera abapolisi niba igihugu kizakenera abahinzi niba igihugu kizakenera abaganga bagomba kuva muri abo bana b'igihugu is it true or no it's true ariko reka kutucecekeza no bavuze it's true ariko nuko wabikizamo byinshi wahiza nk'ubuhinzi ushyiramo ibiki n'ibiki reka nkubaze wa mwana ugiye kwigisha ngo umushyize mu gisirikare kumva ngo n'abana bose ugiye kujya wigisha ntago ari bose iryo jambo bose risibe okay niba bitari bose kuko hakaba hari ababishaka voluntary abashaka simbizi strategy yakoresheje ababishaka abatabishaka nibibareba ariko ndakubwiye ngo niba yaratangiye gushyira abana mu gisirikare nuko abona ko hari umubare runaka w'abasirikare igihugu gikeneye kandi ntikizajya kubimporta muri Cote d'Ivoire abasirikare ntuzabimporta mu Rwanda ntuzabimporta mu Kongo cyangwa mu Burundi myani magambo ikintu cyambere tumaze kumvikana kuri education igihugu cyose kigomba kugena education yacyo bigikurikije imico yabo yego imiterere yabo nibyo gikeneye rwabo nicyo bakeneye yego icyo ni kimwe tujye ku cya kabiri ubwo nari mubwiye ngo education ya Afrika yangiritse kubera ko ibyo bintu baratubwiye kuboroka B C reka dufate nk'urugero mu Rwanda ngiye mbyirukana byirutse hari umugabo witwaga Nirome Murenzi I think yego he was the minister of education nabyirutse batubwira ngo amasiyanse ni ngo ntiyagezweho za biochimie banjyana mu bintu bya bishop abantu
bya biochimie njye sinanabyumvaga finally sinabaye mu biochimiste bitanga ibya biochimie mwumva ukuntu abantu baduhemukira batabizi cyangwa banabizi mu mpamvu ntazi umu electricien wo mu IT uri kubyumva uyu muhungu wicaye aha yitwa King uri kumubona King arya uri kwiga iki King ari kwiga logistique niyo ushaka kwiga ntabwo yashakaga kwiga njye nashaka kwiga indimi shawa mpereza amashanyarazi King ari kwiga logistique muri kaminuza nguyu ntabwo ariyo yashakaga kwiga. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero, nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si, ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe. Irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Bamuhitiramo ibyo agomba urimo uraha umuntu ibintu adashaka kwiga ugamije icyubundi muri Afurika. Abanyarwanda yacu mugani ngo hateriye cyari kugira ngo bakigaturika. Voilà. Uvuga ngo abantu benshi mu Rwanda cyangwa muri Afurika babahatira kwiga ibintu abantu bakabyiga batabishaka, umwana akicara mu ishuri adashaka no kuryicaramo. None urambwira ko King ajya kwiga bishaka? Uzi ko abantu benshi banagira umuntu muri kaminuza ari kwiga logistique atayishaka. Ejo bundi nasomye inkuru kuri Kigali Today ngo abantu biga ngo ubwenjeniyeri niba ari ngo bajyahe ngo ko barwemeza mirimo bashaka bubatsi bakababura. Bababona gute se ko bamukiza mu engineer atabushaka, umukiza mu bwubatsi atabushaka? Nose uramwe ngo nijye kwiga amashanyarazi, ngende kwishakira indimi nzabyuka njye uzambwira ngo nijye kujya mu bikwa n'ibiki byose gukora amashanyarazi kandi atari ibintu niyumvamo. Ari uyu mugabo yitwa nde? Ubuhe? Mukuru wa Johnston Businge. Hari igihe twari mu nama y'umushyikirano hano muri Convention Center. Karera Dendi. Aranje aravuga ngo uri kureba abantu ukababura, ngo turi gushaka abakozi tukababura. Urabakura uri kwigisha abantu ibintu badakunda. Woshyizeho kaminuza zigera hafi muri 30 mu gihugu kandi ugasanga zose ziri kwigisha ibintu bimwe. Urabyumva? Kaminuza zose ziri kwigisha ibintu bimwe. Education system mu gihe cyose abantu batarumva ko ikwiye guhinduka y'u Rwanda. None se reka nkubaze. Sinzi ibintu abantu bari gukora. Kanisha tekereza kuba mu kagari kawe. Yego. Mu kagari kawe hashobora nta kagari ngira. Hoya utuyemo. Okay. Ukagari utuyemo ushobora gusanga harimo abantu bize ibintu bijyanye n'ubu. Kandi abantu bo mu ntara, abana babi. Ntago ndo mu ntara. Muri abana babi. No mwene gihugu. Muri abana babi. Ugira gutya
ibyo bintu byabagiyemo ngo gitifu ngo umurenge wanjye wowe gitifu ugira umurenge none se kahaguruka akavanga abaturage banjye cyangwa umurenge nawe warungiye ngo mu kagari kawe nyine tega nawe abagitifu wako uzi ko naba gitifu wako ariko ntabwo nakagira uri gukina n'ivuga utumye nanibagirwa n'ingingo narindi urumva ugasanga mu kagari utuyemo harimo umuntu wenda wize ubuvuzi bw'amatungo sibyo ariko itungo ry'iwabo rikarwara akaba adashobora no kurivura akaba adashobora no kuribyaza akaba adashobora kugira mukanya turaza kumva ubuhamya bwa King no kuryambika iherena urabyumva akaba adashobora no kuryambika iherena bivuze iki bivuze ngo abantu bari kugenda gusa ukamuhatira kwiga ikintu adashaka kubera ko uzi neza ko education yazanywe n'abazungu ariko ikubuza no kubikora ushobora kuba amaze imyaka nka 12 ndangije kaminuza ni 3 ariko ndacyarugreta ko nizi ibintu ntashakaga hari yavuze ngo banye n'amahanga hoya ndavuga byo muri secondaire bya secondaire waruvuze kaminuza niyo mpamvu biraho niba narabyize nkaba narabyize ntabishaka n'ubu nkaba ntabikora ibintu bya biochimie ko ntari umuvuga bya mangaratire ndabizi byose ibyo ariko sinya mbivuga ndabivuga se hehe ko mu kazi nkora nabikeneye shimi ntibayivuga barayikora ntabwo mbikeneye amategeko ya laboratoire ibintu nk'ibyo ngibyo narabyize bya ngo chloride de sodium bya potassium ngo bya manganese bira bintu byose bya tableau périodique twarabifataga tukabinaga ku gifu twabyitaga no kubinywa abantu barakiga histoire ya Napoleon Bonaparte bakiga urugomo rwa Adolf Hitler uzi uburyo bari baradaye kuboroka ikintu cyitwa ngo za tableau périodique ngo hiheri BBC namagari hari buryo abantu babivugaga uri kubyumva natwe bwari umuntu wari watwigisha akantu ko mu Kinyarwanda ngo cigira ikintu se bata ku munyoko puvu kandi oya turimo turaseka ariko birababaje iyo education system twizemo aba barumuna bacu ba King bari kuri kaminuza baracyari kuyigamo yego uri kubyumva ukuntu mu Rwanda niba uvuga none uretse gato BRD kaguha buruse uzishyura mu bintu nk'ibi by'ibyo ugiye kwiga ibintu utazagira ikintu kimwe ukoresha King ejo araje asohoke aze hano hanze logistique aburi cyakora logistique arayikora he oya wenda irahari ariko nubwo inahari ishobora ko wenda ari nkeya kandi nyine tuvuga ko igihugu cyacu hari abayirimo ntacyo reka tuvuge ko abandi bari kuyikora kandi nta kibazo reka tuvuge ko igihugu cyacu kikiri gushyira imbaraga mu gushakira imirimo urubyiruko mu nzego zitandukanye nk'uko biri muri gahunda ya NST2 wenda n'izindi NST imirimo miliyoni zingahe ku 250 ku mwaka Alfred umuntu uzajya gukora akazi urumva yiza adakunda azagakora ati azaba productive ati uwo muntu azatanga umusaruro ki ni wa muntu ugeraho abanyarwanda mutwumve ugasanga arimo arakuka inabi kandi ari ugushinzwe none wamubasaba nka service n'urugero akavuga ati nshinguka hejuru yego afite umushiha wa mbere sibyo ngiye gutanga urugero rumwe afite umushiha bwa mbere wuko ibyo yize batabimuhaye ngabere ibyo nako ibyo yize atari ibyo yashakaga icya kabiri ntabwo sibyo nibyo ari gukora nta nabyumvaga buryo yize ibintu utanabikunda ntabwo nabyumva voilà twebwe nk'abanyamakuru reka ne kuvuga twebwe ngewe nk'umunyamakuru twe ni kwitangaho urugero ikintu ntumva kwanga kugeneraliza ikintu ntumva ntabwo ngikora urabara kuzana ngo nyibabwiye sora kivugaho iki niba nta makuru ngifite ndiceceke niyo mpamvu mubona bazana ngo The Ben na Melody ngo nindushu nge nta makuru mfite sinje sinaza ngo simbishoboye kuko urumva ntabwo mbizi sinjya njya mu bitaramo byabo sinzi ngo Man U na Rayon Sport zakinnye Man U niyo mu Bwongereza ntabwo njya menya ngo bizakinnye cyane zakinnye nare niyo mu Bwongereza simbizi ayo makuru sinazanye ngo nyavuge ibintu nafitemo amakuru ya kumva nkumva ngo birukanye umutoza simuzi ngo atoza ibiki hano haje ikipe zitwa ngo ari Hilali narabimenye ngo zo mu Barabu kugira ngo ngo zaje gukina muri championnat mu ibyo narabyumvise nabisomye nk'amakuru ndigendera ko ntago nshaka kubimenya hari ibintu nyamakuru agomba uzi ko abaturage babazi kunyamakuru azi ibintu byose ntago ngenzi byose wowe wenda wabimenye kubera ko uri umunyamakuru mwiza ariko nge ntabwo nzi byose ntabwo mvuze ngo nzi byose utaza kunsheta simbizi ariko ahubwo naringize nti abantu benshi babazi ko abanyamakuru babazi ibintu byose kugeza ku rwego rw'uko usanga nk'umuntu n'urugero ariko kubaza nk'ibintu bya wenda n'urugero akakubaza nk'iby'isoko ry'imari n'imigabane urabyumva cyangwa se kumva kubajije nk'ibintu wenda n'urugero bya The Ben ntabwo ndi mu banyamakuru bazi ibintu byose ngo The Ben na Medeni ngo ninde urusha undi kenshi mujye mumbaza ibyo mubona navuzeho ariko ibyo ntavuze simba mbizi nk'ubu simbizi bya Medeni sinzi ngo bavaye
ibyo simbizi. Uburezi we. So, rero education system mu gihe cyose itarahinduka ni imwe mu ngero zigaragaza ko Afurika igikolonijwe. Dufata ingero z'ahantu byagiye bikunda, uzasanga tuvuge n'urugero nko mu Bushinwa biga mu rurimi rwabo. Application za mobile bakoresha, mobile what is telefone, za telefone bakoresha izabo mu rurimi rwabo. Mu Burusiya the same. Ndetse bananze nicyo bita Google urabizi ko bayikuye mu matelefone yabo, telefone yabo bita Huawei, uyu munsi none bakoresha izabo. Huawei ni company nyine bayikuye muri ntuza zabo, telefone za Huawei bazikuye bazikuyemo Google. Urumva ikindi uraza kwibuka ko hariya iyo umwana akuze akiri muto muri maternelle ibyo ariko byo gukuramo nibiki nabirebera muri cadre iri politique kuko TikTok America nayo yari ivuga gushaka kuyica uretse ko babyumvikanye mu minsi yashize mu bijyanye no kwiba data. Cya kintu cyo kuvuga ngo bakoresha inoni zabo ibintu byabo bikoreye. Twebwe muri Afurika mbwira igihugu gishobora guteranya nibura ikintu cyoroshye ni igare. Urabona twajyaga urabona ibintu bita itoko mu Rwanda se murayizi kira gicugutu cy'ikigare kimeze buriya kira kintu cy'ubwacyo cyari uburyo bwo kuba abantu bakwigiraho ikintu bita gukora igare. Uyu munsi wa none niba mu rugero umwana muri Afurika yarabashije gukora ikintu bita igicugutu akakigendaho akamanuka ahantu hahanamye akagera mu kabande akikubita hasi yego akabyuka mu gitondo imyaka ikabirangira ari magana ngahe nta urabasha gukora igare muri Afurika. Amagare ari gukorerwa mu Amsterdam akazanwa muri Afurika. Ya systeme y'igicugutu niyo bakoze mu igare. Twebwe twabyemvase hano muri Afurika ntabwo dushobora no kwikorera iki rya gare ngo tube twarikoresha. The same barazana ngo imodoka zo kuziterenyeza hano muri Afurika. Nta ruganda na rumwe dufite muri Afurika hano muri Afurika uretse gusa kuza kwatenyiriza imodoka izo za Volkswagen n'izindi zitandukanye. Nta muntu n'umwe ushobora kuza nibura nganakore n'ibati ryayo hano muri Afurika. Ibati même letole zidukoresha hano mu bati n'amabati ubwayo sibyo bajya kandi ibyuma bikorwamo amabati ibyuma bicubwamo amabati bituruka hano muri Afurika. Yewe urabona kwa Dumbia Guinea Conakry si hari ibyuma ngo bigize bishobora gushongeshwa bikaba byabyara amabuye ashobora gushongeshwa akabyara ibyuma. Muri Afurika dufite matière première zitwarwa zikajya gukorwamo ibyo bintu bikagaruka binaduhenze. Bazana ibizingo bigize hano mu Rwanda ikintu cyo dushobora gukora cyangwa muri Afurika no kuzingazinga none rakavuka mwibati muri ryabo rinjanja bazanye. Iyo ni education. So reka tujye mu zindi angle iri politique. Angle iri politique nta gihugu na kimwe cya Afurika gishobora gutumiza inama wenda Africa Europe Summit cyangwa Rwanda Europe Summit bibaho. Wenda u Rwanda rugatumiza ibihugu byo muri Europe byo European Union ntirwabishobora. Ariko uzajya kumva ngo Russia Africa Summit 24 byose bikasaba umiti. Yego reka twemere rwose ko badutanze mu iterambere bari imbere muri za nucléaire zabo bafite nibyo. Ariko se tuzakomeza kuba submissive kuri bo kugeza ryari? Ibaza ibihugu reka nkubwire Russia Africa Summit, Turkey Africa Summit, French Africa Summit. Wabyumvise? Ugasanga ibyo bihugu kudashyizeho US Africa Summit. US Africa Summit ibihugu bikomeye. India Africa Summit. India Africa Summit. Kudashyizeho China Africa Summit. Bo baraduhamagara twese tukajya gusubmitting abanyafrika. Ariko twe nta gihugu na kimwe muri Afrika gishobora kwiyangaja kivuga ngo ndashaka gukora inama. Iyo ni politique Africa Summit cyangwa se bavangwe na n'urugero ngo Rwanda European Union Summit. Ubwo turimo turagera muri politike wareba no muri nyakwigendera Robert Karigamombe niwe ko nakuvuga Karigamombe Mugabe niwe akunda kuvuga ngo Afrika ngo ikeneye ngo intebe muri UN Security Council nk'ibyo. UN igiye kuva Afrika itarigeze giramo umwanya n'umunsi no kandi igiye kuvaho Afrika kubera ko imwe mu mpamvu Afrika yakomeje ishobora no kuva Afrika yakomeje kurekarama umwanya muri iriya UN. Wenda Trump ashobora kuzabashyiramo kubashyiraho Maroc nubwo Maroc itibona nk'abanyafrika. Uravuga bino byantuza bya Board of Peace. Board of Peace ni ikintu kiri aho ngaho wenda gishobora kuzasimbura UN ariko nacyo ntago kizakora muri faveur z'abanyafrika kuko abanyafrika n'abantu kigaragara nko turi primitive. Kubera ko ni nabo batugerera abategetsi badutegeka cyane. Niba umuntu ashaka kubyuka mbitara avuga ngo shit holes
tukabyuka mu gitondo tubona abanyafurika bagiye kumubaza ngo But it is good. wajya ngo wavuze ngo Njyewe n'ejo bundi hari ejo bundi mama Primo yanyohereje akantu ka Trump arimo avuga ibyo bya shit holes urimo avuga bya Somalia Haiti ibintu nk'ibyo ndamubwira ni ngiye nkunda Trump nanjye muri wese ndi kumukunda niba uri shit hole arakubwira ko uri shit hole kandi nurangiza uvuga ati ufite amafaranga ugenda niba utari shit hole mwereke ko utari shit hole ntazakwita wageze kuki ntazakwita icyo utari cyo uyu munsi wa wowe uragira ngo Trump akwite billionaire uri umuntu udashobora no kwigurira ubugari bwo kurya ibaza Afurika no ibaza Afurika kari nijabo eh ushobora kubyuka mu gitondo ugasaba ukazenguruka Europe yose nta namwe bagusabye icyangombwa kikwinjiza mu gihugu kindi muri Afurika ugasanga bakizeho ikintu cyitwa ngo imipaka nta muntu wemerewe kuvanga ngo ajye muri Kongo aterekanye passport nta muntu wemerewe kuvanga ngo agende mu bafite ibyitwa Schengen urabyumva ari mu Burayi urabyumva ikindi uraza gusanga abanyaburayi baturushije ubwenge bagiramo ikintu cyitwa urukundo ku buryo usanga ibihugu byose by'uburayi bisa nawe bibumbiye mu muryango umwe niba batari mu muryango ariko nibura akaba yumva ko umuzungu urumva umuzungu kwanza imbere naho twebwe muri Afurika ubu usanga ahubwo twe dushaka gukinagazanya ni ingaruka z'ubukoroni divide and rule tubacemo ibice tubayobore siko byaje se ikibazo gikomeye cyane so niba hashize imyaka magana ngaho ubukoroni burangiye abantu bakaba bakiri muri mindset ya gikoroni ibyo ari byo byose nta kintu ibyo bintu bizatanga nta n'ikintu bizatuma tugeraho politike ya Afurika ubwo ntabwo ari inyafurika twari dukomoje kuri politics ntabwo politike ya Afurika ari inyafurika nkunda kubwira abaturage ni pardon nkunda kubwira abene bihugu mumbabarire gukoresha terima abaturage sinyikunda terima abaturage ni terima y'abanyapolitike nibo bita abantu ngo n'abaturage ariko urebye president nawe ubwo ari umuturage w'igihugu minisitiri nawe ubwe ari umuturage w'igihugu mwarimu muganga umunyamakuru aba ari umuturage w'igihugu niyo mpamvu nakunda iyi terima ngo abaturage urebye nkunda kubwira abantu nti mujye mumenya ko rimwe na rimwe atari mwebwe mutora perezida w'igihugu ntabwo ari mwebwe mugena ngo Tshisekedi mumwongereye manda ntabwo ari mwebwe mugena ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo mushyizeho umutegetsi runaka no kandi ngira ngo Alfred bamwe batangiye kubibona uribuka umukuru w'u Rwanda ejo bundi yaravuze ati Tshisekedi uko yaje timukuza amaposa yarahari niwe yacururizaga ntuza pizza amaposa yarahari arangira avuga ati Misiri yarahari atanga urutonde rw'abantu bari kumwimika Kenyatta yarahari ariko abaturage ba Kongo bazi ko aribo batoye perezida ubwiwe himself avuga ko des fois inshuro zigera kuri 2 zose atigeze atorwa uri kubyumva si we wenyine niba ushobora kubyuka mu gitondo ukabona n'urugero ari nk'umutegetsi nk'umuntu bari inyuma abantu benshi urabyumva abantu benshi ukabona abaturage bari bamukeneye ariko bajya mu gitondo ukabona ntabwo aribo batowe ni uko ngo Paul Biya ayoborera Cameroon mu Bufaransa afite y'intebe afite y'ibiro abari mu bitaro byo mu Bufaransa iyo akeneye no gukoresha inama Paul Biya inama ayikoreshereza ngo online ngo nta internet ngihaba ngo muri ntuza ngo bavuze ngo internet muri Cameroon urabyibuka bajya gukora inama nta internet bafite muri Cameroon akajya mu Bufaransa reba muri Brazzaville barya umugati uturutse mu Bufaransa umugati nta ifarini muri Afurika irera ingano zirera bread from abantu bo muri Brazzaville bakarya umugati uvuye mu Bufaransa uri kumva ubukoroni cyari cyo buri yuzi ko abantu bo muri ntuza barya inyama zivuye muri ntuza inyama viande zivuye muri Brazil abantu bahe bo muri Kinshasa kandi korora hano muri Kongo ni ibintu byo Masisi ngira ngo yuzuye Masisi yuzuye abantu borora ni ariko Masisi nishobora kugaburira Kinshasa why no reba ariko uzanabigerage muka twavugaga na education waruzi reka dusubire inyuma kuri waruzi ko abantu bategetsi abenshi bahitamo gufata abana babo bakajya kwiga muri ayo mashuri bakagaruka niki yateye imbere ntago reka tukiyo bagaruka tuba tukihoreye bakafata abana bakajya kubigisha muri ayo mashuri yateye imbere sibyo ufate n'ibisirikare abana babo bajya gukora igisirikare muri ibyo bisirikare byateye imbere urabyumva muri Afurika kubera ko batabizeye education ndetse n'ibyo bigisha hari umugabo wavugaga ninde hari umugabo wavugaga wo muri Conakry Dumbuya yari umuregionnaire w'Abafaransa afite umugore w'umufaransa kazi wenda gushaka byo n'urukundo rushaka aho rushaka urashaka ko ayobora ate ariko nta kundi yayobora this is Africa
nuko politiki ya Afurika ntabwo ari tuvuye kuri politike tubonye ko atari nyafurika cyane, demokarasi si nyafurika cyane, education si nyafurika, byose ntabwo ari ibyacu. hanyuma ariko education turi kumwe n'umuhungu witwa Kingi hano muri studio, ni umwarimu nako n'umunyeshuri muri kaminuza yiga logistique, yiga logistique ariko yatubwiye ko atayishakaga. Kingi wiriwe neza? Wiriwe neza. Namahoro. Namahoro. Wiga muri kaminuza y'u Rwanda, hanyuma turimo turaganira ku bijyanye na Afurika muri rusange. Ese Afurika iracyakolonijwe cyangwa Afurika yaribohoye? Ngira ngo mvaga ibyo nge na Alfred twaganiraga. Kuki wemeye kwiga ibintu udashaka ukemera kuba uri kubyiga ukaba ugiye no kubirangiza? Murakoze. Icyo navuga nuko bitangira, navuga gute, bitangira nyine hasi. Urugero tuvuge wenda nk'intego ushaka kuzageraho mu buzima, uzifashijwemo wenda n'ibyo wize, ugatangira wenda nko muri superieri. Urumva twatangiye superieri baduha kwiga comptabilité kandi tutarayishakaga. Kubera iki wemeye kwiga ibintu udashaka? Ndagira ngo twinjire aho ngaho tumenye wowe uri umuntu umunyeshuri ugiye wenda muri mu wa kane segonderi, niho mu Rwanda niho abantu bahitiramo section, niho baba oriented muri section runaka. Kuki baguhaye comptabilité utayishaka ukemera ukayiga? Ubwo natwe dufite inkuru zacu ku ruhande. Alfred hari ibyo yize bya electricité atashakaga, ubu umunyamakuru, nanjye nize ibintu bya biochimie nashakaga ariko ubu umunyamakuru. Kuki wowe wo muri iki gihe twe twibara nk'abantu icyo gihe bahitirwagamo n'ababyeyi, igihugu cyoriyantaga bishingiye ku masiyansi icyo gihe yaragezweho. Ubu wowe kuki wabyemeye? Wowe uri umuntu w'umujyambere w'iki gihe. Yego murakoze. Ntabwo navuga ko nabigizemo uruhare 100%, kuko wenda uratsinda bakaguhereza ibyo ugomba kwiga n'ikigo ugomba kwigiramo. Yego. Iyo utabyishimiye urahinduza. Yego. Ariko ku gihe cyacu ntabwo byadukundiye. Twagerageje guhinduza, ubwo tudashaka kwiga comptabilité, dushaka gukomeza muri science za MCB, ariko ntibyadukundira. Ugasanga rero no kujya wenda vuga byagukundiye. Bivuze iki? Bivuze ko wagiye kuri REB bakababwira bakavuga ngo imyanya yashize ibigo bakubwiye iki? Wenda ntabwo icyo gihe nari nkiri muto, ababyeyi nibo babigiyemo, gusa bambwiye ko bitakunze kandi bari bagerageje ku ruhare rwabo. Yego yego. Urumva rero uragenda urabyiga muri segonderi. Niga comptabilité muri segonderi. Yego. Urumva ntabwo rero kuva segonderi nize comptabilité ngo bampe medecine muri UR. Nibyo birumvikana. Reka twikubite muri kaminuza. Muri kaminuza uhitamo iki? Muri kaminuza urumva ko muri comptabilité ndibuka abantu twiganye bamwe bize mu cyitwaga SFB, sinzi niba ikiriho. Nibo bize aba comptabilité twiganaga ku kigo, aho nigaga muri college Nyemeramihigo ku Gisenyi, bo baboriyantaga za SFB bakaza kuba ariho biga. Bigaga icyitwaga commerce comptabilité, twebwe iki gihe niko byitwaga. Niho bigaga. None wowe wize comptabilité ugera ute muri logistique? Murakoze. Urumva iyo wagize amanota bafatiyeho muri kaminuza y'u Rwanda, baguha amahirwe yo guhitamo faculté 3 ushaka kwiga. Yego. Ariko ubu nyine izo faculté 3 biterwa niyo na section urangirije muri segonderi. Twebwe rero kubera ko twarangirije muri accounting, ubwo option 3 baduhaga harimo logistique, harimo n'ubundi gukomeza accounting muri kaminuza, cyangwa ukiga BIT, Business Information and Technology. Urumva rero hitamo 3 mu byo n'ubundi urangirijeho muri segonderi. Rero ntabwo byari gukunda kuva muri comptabilité ukomeze wige ya faculté y'inzozi zawe. Yego. So urabona se kwiga ibyo bintu muri rusange, kuba wakwiga ibyo bintu utabikunze utabishaka, hari icyo byakugeza ejo cyangwa ejo bundi? Tubwizanyije ukuri. Murakoze. Tubwizanyije ukuri, ubyiga nyine utabikunze, ariko kubera ko uri kugira nyine ushyiramo imbaraga wizeye ko bizageraho bikugeza. Ariko urumva ubigeranyije wenda nk'iyo bamwe ibyo nari nkeneye, ntabwo byari kuba ari bimwe cyane. Wumva si ibyo bintu hari icyo bizakumarira nyine kuvuga ngo, kubera ko twari mu kiganiro watwumvaga n'umuvandimwe Alfred, turimo tuvuga ngo
education system ya Afurika iracyari penché vers iracyari system ya gikoroni kuruta uko yabi yacu aho King avuga ngo ngewe ndashaka ibi hatitawe ku kuba ngo wize ibi ngo muri secondaire ngo wari warahisemo ibi ngo cyangwa muri secondaire oya niba ari byo ushaka kwiga nuko ari byo ubona ushoboye. Yego. Urabona iyi education system hari icyo izadufasha mu gihe twakomeza gutyo, nawe hari icyo izagufasha mu gihe uri kwiga logistique utayishaka? Murakoze ko mbibona, urumva ntago bya aho bigeze ubu ntago byakunda ngo umuntu asubire inyuma bamuhe ibyo yashakaga kwiga. Ubwo rero ibyo wisanzemo numva ko nyine ugomba kubikomerezamo wishimye nta kundi, kuko niyo nzira yonyine ibisigaye. Kuko urumva nkanjye nize comptabilité secondaire, yego, nkomereza muri logistique. Ariko ubu ngubu hari abana ku ishuri baje mu mwaka wa mbere yize MCB aratsinda, yego, bajya kuma faculté akomereza muri kaminuza bakamuha comptabilité. Yarize za MCB, yarize za PCB, urumva ishaka kuza kwiga nibura medicine cyangwa wenda yige pharmacie, nibyanga wenda agiye nko muri nursing bakamuha logistique cyangwa bakamuha BT cyangwa bakamuha accounting. Mu by'ukuri aho ngaho uko bigenda, iyo utakunze faculté ubwo na scholarship yuvuyeho ugomba kwiyishyurira. Wabishyira ku munzani, uri kubyumva Alfred? Wabishyira ku munzani, iyo udakunze faculty uba ugomba kwiyishyurira iyo ushaka. wayanze twaguhitiyemo ibintu urabyanga, twaguhitiyemo ibintu urabyanga, twagize dute? Twebwe banda bakoroni. Nuko ngo abanyafrika bari mu bakoroniza abandi en d'autres mots, mu yandi magambo. Yego. Yego. Urumva rero mu by'ukuri kuba warangije secondaire wagize amanota meza, ababyeyi bishimye, kaminuza ikaguhereza ibyo wiga, gusobanura umubyeyi w'iki gihe kumubwira ngo bampaye ibi simbishaka, amahirwe yose reka tuyihorere wenda mu nyishurire nkomeze mu byo nishimiye. Ababyeyi babyumva ni bake. Tutanirengagije nyina mikoro, na mikoro muri Afrika tugifite abana 4 5 6 cyangwa 7 ngene byirutse hariho bitwaga ba bucumi nigiye muri famille mwaga mufite abana 10 ba misago 12 barenga. Yego. Uri kumva rero King, ntago ntekereza ko nawe wumva ko hari ikibi bintu bizamara. Ibihe urebye muri rusange kuba umuntu yiga ibyo adashaka hari icyo byamarira umuntu? Ntago nabicira iteka mvuge ngo wenda nta umuntu yagera, ariko nibura duke umuntu yatubona, ariko ushaka kuba uri mu mwuga utishimiye. Yego. Ushaka kuba uri mu mwuga utishimiye, ariko nabibuze kare ubona nyine nta kundi wabigenza kuko biba byaratambutse, ukavuga n'ubundi reka nkomeze muri ibi nta kundi byagenda. Alfred, urakoze, uramwumvise King atanze ukuri kwe mu gihe King arakubwiye niba bakubwiye ngo mu gifaransa, umufaransa aravuga ngo a faute de grève on mange de merde. Ubuze uko agira agwa neza. Ubwo n'umugani nyine mbanzanye w'igifaransa ariko huye no Kinyarwanda. So King ari kutubwira ngo ubuze uko agira agwa neza. Ibaze mu by'ukuri sibyo ngo uriga bino nutabyiga uriyishyurira, kandi ndi urukumbwa kwishyurira amafaranga umuryango wanjye utabasha kwigondera. Babyumvise? Afata wenda birashoboka ko twebwe tuba turimo turagira gute critica education system, ariko tutari abantu muri education. Gusa reka nkubwire, reka nzatumira umwarimu hano mukuzanire urebe wowe Alfred. Abarimu nabo bwabo ibi bintu ntibabyumva. Yabyumva utese kandi nawe ubwiwe yarize mu buryo adashaka. Erega ibintu nose reka nkubaze, reka karira nkubo wakugira abarimu. Ariko mu mbabarire mbabazi abanyarwanda cyane wenda twebwe turi mu Rwanda. Buretse gato. Hari ubukuba mu bintu umuntu atumva bizarangira ryari? Oh no, reka kunseka. N'ubuzima bwose. Hari umushiti wacu tuziranye nanjye nawe, akabaza atamuziranye wada. Urumva? Yigisha imibare. Numwari mu bibare mwiza kuko abana baratsinda. Noneho igisekeje yagiye gushaka lisansi y'icyongereza n'igifaransa ajya kwiga indimi mu yandi magambo.
we yiyumvamo imibare ariko nta ni mahitamo yandi afite uretse kuba yakwiga iki ibyo adashaka n'ibyo adakunda atazanakoresha no mu kazi ke ka buri munsi ko ntabwo azajya wenda azifashisha urwo rurimi ku byo yakwigisha ariko nyirizina yagakwiye kuba yarize imibare akaba ariyo ametirizamo kugira ngo nibura abashe kwigisha abana mu mibare uyu munsi wa none abantu benshi bakora ibyo badashaka kubera ko nta yandi mahitamo yandi bafite. hanyuma se ubu tukaba turi kubaka iyo bavuze ngo ubukoroni tukaba turi kubaka iki nyine reka nkubaze iyo umuntu bavuze ngo baramukoronije umukoroni ntiyashoboraga gusimbuka igipangu ngo agende yego buriya uwakoronijwe yego ukoresha ko iyo yashoboraga no kubitekereza yaricwaga bifate muri iyo context ubishyire muri iby'uyu musore amaze kutubwira uriga bino urabyumva n'utabyiga. Okay, reka nibarize Alfred nawe unyunganire wenda cyangwa unambaze aho aya mafaranga y'inkunga baduhereye muri Afrika nizi buruse wenda ubwo bantu ntabwo bazi ko rimwe na rimwe buruse ari amafaranga y'inkunga bagiye baduha muri Afrika. Iterambere yazaniye Afrika ni irihuretse kumugaza ubwonko kinga kiga logistique atayishaka Alfred akiga electricité akaba umunyamakuru kandi bakiga ngo biochimie nimba ari biochimie atabishaka uretse kutugira abanebwe n'abasabirizi nk'uko twagiye tubigarukaho niki nta kindi byari no kutugezaho kugeza uyu munsi wa none. Uzi ko umugabo wakugaburiye reka nkubwire abana bavandimwe badukoroniza umugabo wakugaburiye aragutegeka akanagukubitira umugore ntuko pfure wavuga iki se kandi ariko wari uzi ko buriya umu electricien atari ukwestara abahungu badukoroniza urabyumva azana interrupteur ngiye nkiga kuyestara kandi we ni umu electricien we azi kuyikora. Si mwese twavugaga nyine byuko itara lampe si bimwe twavugaga byuko umuntu yiga pharmacy ntakora imiti ahubwo agacuruza imiti muri pharmacy. Reka nkugire Alfred wenda sinzi niba turi kumena amazi ku rutare kumena amazi ku rutare uri kubyumva ntacyo ariko uko byasa kose umutonyi uba mutari ukagenda utobora gitonyanga yo gihojejeho gishobora kuzageraho kikasatura rwa rutare bavuga ariko please umuntu wese wumva akeneye kwigobotora ibyo yigobotora ngereka mbaho urugero hari umwana wo muri famille w'umukobwa yaratsinze atsindira kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda arangije aratubwira ati rero ni muri famille ntabwo ndi bumvuga amazina n'ababyeyi be simbavuga ati ngewe ntabwo nshaka kwiga kaminuza yatsinze yabonye harya buruse bisa nekereza ikintu yasabye imuha amafaranga yose njya kwicururiza exactement nanjye kumuvuga yaravuze ni umwana w'umukobwa ati ngewe ndashaka ko mumpa ayo mafaranga nari ngiye kwigira imyaka 3 ngira ngo ubu ngubu basigaye biga 3 ati ni mumpa ayo mafaranga ngewe ndayakeneye birangire nyacuruze nyuma y'imyaka 2 muzongere muyambaze nyabasubiza. Batumije inama ya famille bati umukobwa arananiranye kubera ko abantu bazi ko nyine umwana watsinze leta yahaye buruse agomba kwiga isn't it nibyo natanabikora baravuga ko nyine kuri yamaze kuba ikigenge kigomekeye na niyo umuryango so yazabona umugabo atarize niki cyabaye umwana bamuhaye amafaranga ajya ahantu hitwa downtown aragenda arakora bamwe wenda badukurikira ushobora kuba muzi ko yubatse izina ra downtown arakora nyuma y'umwaka umwe n'igishera yabashuje fata amafaranga yanyu ubu isigaye yiriwa za Dubai za China arangura ajya kuzana ibicuruzwa hanze niyo kaminuza ashatse yana ni umwana w'umukobwa muto ubu niyo kaminuza yashatse umunsi ashatse yakishyurira ibyo ashaka kiga ariko ntacyo yitayeho yatanze izi argument icyo gihe batumije umuryango nagiyeyo nanjye bari bampamagaye nizere ko utari mu bantu barara kuvuga ngo nge ntabwo ndi mu bantu bashobora kubuza umuntu guhitamo ibyo ashaka kubera ko n'ubundi ahisemo ibyo nshaka sinjye uzabimwigira sinjye uzamukorera ikizamini sinajye uzamugraduate tuzanatendinga I am not nuko arangije aravuga ati ngewe ndareba nkabona nabize kaminuza ntacyo bandusha ndareba nkabona nabo bariga ibyo batumva batanashaka nk'aba bakingi najya kwiga ibyo nashaka ndanumva nkaretse nkicururiza ngiye ndashaka gucuruza ariko bamaye kwiga bari bamuhaye ibintu bya medicine
ntabwo medicine nyishaka. Kenda shaka gucuruza. Ababyeyi bahisemo ngo ibyitwa MCB ngo niyo yari akeneye ikindi. Ababyeyi ngo bahisemo ibintu byitwa MCB, Math, Chemistry and Biology. Mathematics. Mathematics, Chemistry and Biology. MCB. Arabyiga arabirangiza bamuhanga kujya kwiga ibintu bya medicine. Ahubwo ati ngewe ntabwo nkeneye kuba umuganga. Yabonye n'amanota meza. Umwana ararumbye pe. Umukobwa aravuga ati ibyo bintu byanyu simbikeneye ngewe ndashaka gucuruza. Yaba twebwe muri Afrika ntabwo baturika ngo umukobwa ubu ni umucuruzi mwiza, nanze kumuvuga amazina kugira ngo wenda bamuzi hara za downtown batazavuga ngo ati kumbe ni wowe nani iwanyu wanga kwiga. Abanyarwanda bagira uko ubwo umukene ntawabivuga, afite amafaranga ntawabivuga. Ndakumenyesha ngo reka nkubwire, wari uzi ko bavuga ndakumenyesha niba bavuga shyushyushyushu nta mukire bavugira shyushyushyushu n'umwe. No kuri kubyumva ariko nuko ngo dukeneye noneho n'indi generation y'abantu ahagarara akavuga ngo nubwo leta ishaka ko negativity nge ndashaka kwiga ibi, ngewe ndashaka kwiga histoire na geography bise mwibi nubwo bashaka amahitamo y'umuntu akubahwa naho kubwira umuntu ngo gukangisha umuntu ngo buruse ngo uriyishyurira ngo nutabikora ngo uriyishyurira. Ibyo bintu leta abantu bari kugumura abantu oya urumva leta nayo ibyo bintu nibigabanye kubwira umuntu ngo niba ngo utemeye ibyo tuguhaye ngo kwiyishyurira muzagira abantu bangahe muhoye no afite ibyo bintu ibyo bintu niba bigabanye kameme kubera ko niba ari igihugu turi kubaka igihugu gifite ubwisanzure gifite abantu bakeneye kugikorera kandi bagikorera mu buryo biyumvamo cyane. Ibyo bintu niba bigabanye kuko niba uyu munsi inzira abantu banyuramo barekarama ngo sinashakaga iki nashakaga iki nkuko King yabitubwiye ababyeyi baragerageje bararekarama ngo ntabwo umwana wacu akwiye kwiga ibi ari yumva yifuza ibi nabyo niba izo nzira izo protocol munini za ergo uzasanga babigira intambara. Ubu ngubu bari mu bintu bya TVT warabibonye IPRC nizo ziri kwibere rega nitwe ndiko bamanije byatangiriyeho oya ntabwo ari byatangiye kurumva nagiye mu ishuri ryari maze bisoha abantu benshi ikibazo nizo ziri kwibere natwe ndakubwiye ngo bafashe icyitwa amasegonderi babigira ngo TSS twebwe twize hari ibintu biri kwibere byitwaga ngo amasiyanse biochimie math physique utayemeye ngo ngo baba pilote ngo uzareba babaye bisigaye bimba ari je mbireba nkavuga tugaruke ku bukoroni twavugaga rero ukuvuga ngo Afrika ntabwo iri yigobotoye ubukoroni bwo gukubitwa ikiboko sibyo ijya mu bukoroni noneho bumunga ubwonko kurushaho. Voilà, good point. Nicyo ubungubu ubukoroni buri mu bwonko aho urubyiruko rusigaye ruvuga ngo turajya mu Burayi ariko nibyanga turaguma hano duhangane namwe basaza Genzi ikabwiye niba binaniranye ko twambuka inyanja Mediterane bikanga turaguma kera batuzirikaga iminyururu bakadushyira mu bwato tukagenda none twe turi kugwa mu mazi tukagwa mu tukamerwa n'ingona n'amafi ariko ubwacu twipakiye amato twijyanye. Abazungu bazo ubwenge mwana abanyabo bazo ubwenge uzi kugufata bakufata sokukuruza wawe kanija bakamupakira ubwato bakamujyana hanze akabakorera imyaka y'ubuzima bwe bwose sibyo noneho nawe ukabikuriramo nawe ugakurira muri uwo muco ukabyuka mu gitondo bajyanye sogokuru iso abikuriyemo nawe bisaziyemo warangiza ukanakoresha amafaranga your own money amafaranga yawe bwite ugombaga no gukora nk'umushinga uguteza imbere. Abantu bo muri za Senegal na za Heba reka niwe kuvuga na Senegal hano mu Rwanda abantu baragurisha ibintu bakajya mu nyanja ya Mediterane bakaba ibiryo by'amafi kugira ngo bakunde bagere muri Amerika. Ariko niyo mpamvu nakubwira ngiye nkunda Trump ni umuntu babwira ngo we don't need those people from Congo ngo bafunguye ngo bagafungura gereza bakabohereza ahangaha. Good. Abanyafrika bazageraho bicare bavuge bati ko ari twe duteje ikibazo isi yose. Biri kera kuko n'abanyafrika ubwabo bagiyeyo ubyibuke neza abo bitwa ko basekuru babo bakoronijwe. Uyu munsi wa none naba ariko ngiye ntago mvuga ngo biri kera kubera ko nkirebye aba bavandimwe bacu mu Rwanda ariko ugenda gakorera amafaranga ariko akagaruka ka investinga mu gihugu buretse gato noneho
yabona imyaka irimo iramusatira kwa kundi aba agiye mu myaka 60 agahita aza kwiryamira muri ya nzu yubatse no kubera ko ariko dore impamvu Arabizi ni ukubera hariya babajyana mu bigo by'abantu bageze mu zabukuru iby'abasaza bakabona uburyo bafatwa n'uburyo babayeho gufata kugira ngo nderwe n'abantu bancunaguza gutya reka nigire iwanjye akuzukurukanye kaza yakinyabya kaze kagira gute kandaze tubane twigumanire rero ariko anakandi kantu gahari turi no gushima reka nkubwire ahantu bita njye nkunda gutanga urugero rw'ahantu nzi mu Bugarama umurenge wa Bugarama ku bantu bawuzi mu myaka 5 ishize 6 kino kiganiro cyabaye kirekire yiga wari umurenge wuzuyemo amazu urumva afite nyine ubona atagira iryo jambo amazu ntabwo ribaho abantu babimenye inzu iri mu nteko harya 9 inzu imwe inzu ebyiri inzu eshatu inzu nyine zidakoze neza uyu munsi wa none hari abantu bagiye mu kintu bita Oman gukora muri Oman abandi bagiye Dubai mfite umushuti wo ku rujya 5 uri muri Oman abagore babo bajya muri Oman abagabo babo bari kujya muri Dubai bakoreye amafaranga baraza bubaka mu murenge wa Bugarama ubu inzu nyinshi zihari ugiye mu kagari ka Nyange nano bita muri Pera inzu nyinshi ziri kuhubakwa zitafari rihiye zose nyinshi ziri kuba zari abantu bari muri Dubai n'abantu batutse hano muri Oman icyo kintu gikondera abanyarwanda ni ikintu kigaragaza ko ndabakunda byataye ni ikintu kigaragaza ko nibura baba no kwibuka ejo mu gitondo nta wamenya wabandi ni wabandi tuzakenera gutaha uba muri Qatar yashatse no kubaka ikigo cy'amashuri naha sinzi niba yarabigezeho twarahuye turaganira arimo arambwira ndamwanira spirit ni nziza cyane East West home is the best Alfred reka dusoze sibyo abantu ariko bumvisha ubukoroni cyane cyabaye kirekire cyane ariko ibyo twabwira nuko tugikolonijwe neocolonialism ubundi bambi kurenza colonialism kubera ko stage ya nyuma ya genocide iyo habayeho genocide cyangwa genocide stage ya nyuma ni denial kwihakana so iyo habaye colonialism stage ya nyuma mbi ni neocolonialism Mvango wowe bwawo ujya kwisabira umukoroni ngo nago colonize nyamuneka mbabariro unkorere bino no kwenda ubu rero iyo stage turimo ari nayo mbi kurenza iyo basokuruza bacu babayemo Trump ati mugeze ntabwo ushaka kubakoreza ari musubiri wanyu good ngo shit holes countries kandi dusoze reka dusoze ariko umunyafrika wese ajya baho aharanira mu minsi yashize umukuru w'u Rwanda yaravuze ngo niba umuntu agwaye service mbi bimubwire byange hari ahantu nagiye umumama ama service mbi ndabyanga ndamwe rero niba udashoboye kunyakira nyereka ahandi banyakira arambwira ngo genda ujye muri ura muryango wa kabiri niba wumva utanejejwe nuko mwakiriye ndagenda ngujyamo nsangamo undi mu papa aranyorienta arambwira ati bag yawe irambikaho na imetse bag mu mugongo irimo computer arambwira ati se urashaka iki ndamusobanura arambwira ati tori biragenda gutyo uranyura hari unyura birarangirira none ngeze na hano ku kazi arampamagara arambaza ngo ese service wahawe byose byagenze ndamugani ahubwo byarenze kugenda uko wabimbwiye byagenze neza you see byari ikigo ibitaro bimwe by'ahantu bitango Gihundwe umurenge wa muri aretse kubivuga oya impamvu ni bimwe mu bitaro bikunda kuvugaho service mbi barabyumva kandi service mbi yo mu bitaro igira ingaruka ku buzima abantu babyumve neza wajya kureba umuyobozi wabyo ni don't care rwose ukabona ntabyitayeho habe na gatoya Alfred wakwihanganye sibyo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tukazavuga kuri service abanyarwanda batanga kuko abanyarwanda batanga service ashingiye ko yaramutse ashingiye ko yavuganye n'umugore we uko yiriwe ashingiye ko yavuganye na sheri niba shonje ntari service like ibyo ntacyo twe bitubwiye ariko uzi kujya kureba umuntu tuvuge n'urugero bakora wenda ari kurigisha nk'abantu batanu umupolisi wo mu muhanda murahura akagushihura bakora kurigisha ari abantu batanu amategeko arahari yakurikiza uko yanditse niba navyo itegeko nirikurikizwa kubera uri kunyuka inabi none ugasanga tujya gusaba service gishiriye abantu batanu urumva batanu bose baragenda ngo muri pause batanu ko bagiye abaturage usize ku murongo barakirwa nande bategereze agaruke saa 8 yagiye saa 6 saa 8 ndaba ngicaye ntegereje mu by'ukuri service mwabaye muti
no yajya no kukwakira ngo reka tubareke ejo tuzagaruka mwitira we man urakoze cyane mwana w'umwitira reka dusoreze aha ngaha yego mwakoze abadukurikiye ubwo namwe ibitekerezo byanyu turajya tubigarukaho twahisemo kujya dukora ibiganiro muri ubu buryo kugira ngo tujye turushaho kungurana ibitekerezo no kuganira mu buryo kuko hari igihe nk'umuntu iyo ari kuri kamera iyo ari nk'ikiganiro cyo kuri kamera nabyo tuzajya tubikora nta kibazo kuko kamera irahari zirahari n'izindi ariko twahisemo kugira ngo tujye tuganira muri ubu buryo ko hari umuntu tuzi ko aba akurikiye ikiganiro ari nko kujya ku kazi yego kandi akeneye kucyumva rwose akagiplayinga mu modoka adafite umwanya wo kureba amashusho n'amageste turi gukora hano muri studio twebwe adafite umwanya wo kumenya ngo King wavuze watanze ubuhamya n'indi like sinangombwa ariko ibyo yavuze wabyumvise ko ari umuntu this is not AI unibuke ko niwo King yuza kuba ufite kamera atari kuvuga kuriya ashobora nko kutisanzura vara wakoze Rufre nawe urakoze cyane mwakoze namwe abadukurikiye Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.